Mu majyepfo y'impera y'isi ahagera umuyaga utagira ingano hari umugabane w'amayobera witwa Antarctica, umugabane udatuwe n'umuntu n'umwe, umugabane wera cyane utwikiriwe n'urubura rushashagirana cyane rutwikiriye hafi ubuso bw'umugabane wose. Iyo urebye kure ubona isi yera gusa, ariko munsi y'ubwo bwiza hihisha amateka amaze imyaka amamiliyoni, yewe n'ibinyabuzima bitangaje bitaboneka ahandi aho ariho hose ku isi. Antarctica ni wo mugabane wa mbere ukonja kurusha indi yose ku isi. Hari aho ubukonje bugera kuri degree Celsius 80 munsi ya zero. Kugira ngo byumve neza, nta muntu ushobora kuba ahantu hari ubukonje buri munsi ya zero, kuko ukihagera amaraso arekeraho gutembera mu mubiri, ukananirwa guhumeka cyangwa se gukoresha ibindi bice by'umubiri, ukananirwa no kunyeganyeza ukuboko niyo byaba ari kumwe. Ibice byose by'umubiri bigahinduka ikinya mu kanya nk'ako guhumbya, umutima ugahagarara, ubuzima bukarangiriraho. Buri kintu cyose gisangwa kuri uyu mugabane kiba cyaramaze guhinduka barafu cyangwa se urubura. Umuyaga wihuta ushobora no gutwara urubura nk'umwotsi. Ni ahantu hakonje cyane ku buryo ubuzima bw'umuntu budashoboka keretse hifashishijwe ibikoresho byabugenewe. Nyamara nubwo usa n'udafite ubuzima, hari ibinyabuzima bidasanzwe byamaze kwihuza n'isi y'ubukonje bukabije, bikabasha kubaho birwanya ubukonje bwica ibindi binyabuzima byinshi. Munsi y'urwo rubura rufite uburebure bwa kilometero nyinshi hari imisozi, ibiyaga binini bitigeze bibonwa n'urumuri rw'izuba mu myaka ibihumbi n'ibihumbi. Ni amateka y'isi abitswe nk'igitabo kitigeze gifungurwa. Buri gihe abashakashatsi bagenda bavumbura ikintu gishya, ariko uko bavumbura byinshi bitigeze bimenywa n'isi yo hambere, niko havuka ibibazo byinshi bagakomeza kwibaza, mbese ni iki kiriyo? Ni iki cyihishe ku mugabane wera wambaye ubusa? Antarctica ni umugabane uhisha umutungo kamere utabarika kandi w'ubutunzi bwinshi. Harimo diyama z'amoko yose, zahabu, peteroli, wolfram ndetse n'amabuye y'agaciro gahambaye cyane. Ariko kubera amasezerano mpuzamahanga, gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'ibikomoka kuri peteroli byarahagaritswe kugira ngo Antarctica ikomeze kuba umurage w'isi ndetse n'ikigo rutura cyo gukorerwamo ubushakashatsi gusa. Ariko se ni ayahe mateka y'uyu mugabane? Ni gute wabaye ahantu hadatuwe n'ikiremwa muntu? Ni iki cyihishe munsi y'urubura rumaze imyaka amamiliyoni? Ese ni ayahe mayobera siyansi imaze gusobanura, kandi ni ayahe akomeje guteza urujijo kugeza uyu munsi? Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, naho nge ndi Turatsinze Dominique. Tubahaye ikaze, kora subscribe, like, share and comment, tukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bicukumburanye ubuhanga dukomeza kubagezaho, aho dusesengura byinshi bisa n'ibicanganye kuri iyi si nzima bigacanganyikisha ubwonko bwa muntu. Nubwo Antarctica isa n'umugabane w'urubura udafite icyo uvuze, mu by'ukuri ni kimwe mu bibuga by'ubushakashatsi bikomeye ku isi. Buri mwaka abahanga baturuka mu bihugu birenga 30 byo ku isi bagiye gukora ubushakashatsi ku rubura, ku nyanja ndetse no ku kirere, yewe no ku mateka y'isi ya kera. Kuri bo Antarctica ni igitabo cya kera cyabitswe n'urubura, aho buri gace kavumburwa kaba gafite inkuru nshya. Abahanga bavuga ko urubura rwo muri Antarctica rubitse amakuru y'imiterere kamere y'isi kuva ku myaka ibihumbi magana ishize, bityo rero bikaba bifasha mu gusobanukirwa uko isi yagiye ihindagurika. Mu mwaka w'igihumbi 1911 umushakashatsi w'umunyanorvege Ronald Amundsen yabaye umuntu wa mbere wageze ku mpera y'amajyepfo y'isi cyangwa se South Pole. Yari yateguye urugendo rwe neza, ahitamo gukoresha imbwa zikurura ibinyabiziga ku rubura, bituma atsinda urugamba rukomeye rw'ubukonje. Nyuma y'ukwezi kumwe umwongereza Falcon Robert Scott nawe yarakonkobotse agera muri Antarctica. Yahageze ariko asanga Amundsen yahavuye. Mu rugendo rwe rwo kugaruka, Scott na bagenzi be bose barapfuye. Iyi yabaye inkuru ibabaje kandi izwi cyane mu mateka yose y'ubushakashatsi bwa Antarctica. Mu myaka yakurikiyeho ikoranabuhanga ryatangiye gufasha abahanga kubona iby'amaso y'abantu atashoboraga kubona. Abashakashatsi ba NASA bifashishije amashusho ya satelite n'ibindi bikoresho bigezweho bavumbuye ko munsi y'urubura rwa Antarctica hihisha ibiyaga byinshi cyane. Kimwe mu byamenyekanye cyane ni Lake Vostok, ikiyaga kinini cyane gitwikiriwe n'urubura rufite uburebure bwa kilometero enye zose. Abahanga batekereza ko icyo kiyaga kimaze imyaka ibihumbi magana kitagera ku kirere cyo hejuru, kandi gishobora kuba kirimo ubuzima bwa mikorobe butigeze buhura n'isi yo hanze. NASA yanagaragaje ko Lake Vostok atari yo yonyine, ahubwo hari amashusho ya satelite yerekanye ko munsi y'urubura rwa Antarctica hari ibiyaga byinshi byihishe, bimwe bikaba byaravumbuwe bwa mbere hifashishijwe ikoranabuhanga ryo kureba munsi y'ubutaka ndetse no munsi y'urubura. Ibi byerekanye ko munsi y'uwo mugabane atari ubutaka bukonje gusa, ahubwo harimo isi yihishe siyansi ikomeje kuvumbura buhoro buhoro. Antarctica nk'umugabane ukonje kurusha indi yose ku isi, ku bukonje bugera kuri degree Celsius 80, umuyaga uhuha ku muvuduko ukabije cyane. Iyo witegereje ubwo butayu bw'urubura gusa wagira ngo nta buzima bushoboka kuhaba. Nyamara siyansi igaragaza ko hari ibinyabuzima bidasanzwe byahinduye imiterere yabyo kugira ngo bibashe kurokoka ubwo butayu bw'igitangaza.
Kimwe mu binyabuzima bitangaje bigaragara muri Antarctica ni Antarctic Icefish. Iyi ni ifi y'umwihariko udasanzwe aho amaraso yayo nta hemoglobine agira nk'andi mafi. Ubusanzwe hemoglobine zifasha gutembereza umwuka wa oxygene mu maraso ziwukuye mu bihaha ndetse no kujyana carbon dioxide mu bihaha ziwukuye mu mubiri igasohoka binyuze mu guhumeka dusohora umwuka. Rero igitangaje ni uko ubu bwoko bw'amafi nta hemoglobine agira, ahubwo igira proteine zizwi nka antifreeze protein zikumira amaraso n'uturemangingo kudahinduka urubura nubwo yabikikijwe n'amazi akonje ari munsi ya degre Celsius 80. Ubu ni bumwe mu buryo butangaje bw'ihindagurika ry'ibinyabuzima byatangaje abahanga ku isi. Muri Antarctica kandi haba ibinyabuzima byitwa Tardigrades cyangwa se water bears. Nk'uko byumva ni ibinyabuzima bisa n'idubu, ariko two tuba ari utunyabuzima duto cyane tutagaragara n'amaso ya muntu. Dufite ubushobozi budasanzwe bwo kwinjira mu rwego rwita cryptobiosis. Muri uru rwego umubiri wabyo uhagarika ibikorwa hafi ya byose by'umubiri, bikabasha kumara imyaka myinshi nta mazi bibona, yewe nta n'ibiryo byo kurya bibona, bigakomeza kubaho nkaho nta cyabaye, bikihanganira ubukonje bukabije. Iyo amazi agarutse byongera kubyuka nkaho nta cyabaye. Ntidushobora kwibagirwa inyoni zo mu bwoko bwa penguine nk'izitwa impera penguine ndetse na adelie penguine nka kimwe mu byiza nyaburanga by'umugabane wa Antarctica. Izi nyoni zifite ubushobozi budasanzwe bwo kubaho mu bukonje bukabije cyane. Wakwibaza ngo zibigenza zite kugira ngo zibeho mu bukonje bungana gutya? Izi nyoni za penguine zikoresha amavuta karemano aba munsi y'uruhu rwazo. Aya mavuta akora neza nk'ikote ry'akataraboneka, agafasha kubika ubushyuhe bw'umubiri ndetse no kurinda ubukonje bwakwinjira mu mubiri wazo. Izi nyoni za penguine zifite amababa yegeranye cyane kandi afite amavuta atuma zigumana ubushyuhe nubwo zaba ziri mu mazi akonje cyane. Ikindi kintu gisa n'igitangaje kuri izi nyoni, mu gihe cy'ubukonje bukabije penguine ziteranya mu matsinda zikegerana cyane, zigakora itsinda rinini, zigasimburana hagati ndetse no ku mpande kugira ngo buri imwe ibone ubushyuhe. Ubu bufatanye ni urugero rwiza rw'uko kamere y'isi yigisha kubaho mu bufatanye. Penguine ni abamarine b'inyanja badasanzwe, zifite umubiri umeze nk'uw'ifi, ubushobozi buhambaye bwo koga no kwibira mu mazi mu bujyakuzimu bugera kuri metero 500, zikamarayo iminota irenga 20 yose. Mu nyanja za Antarctica kandi habamo Krill, utunyamaswa duto cyane dufite uruhare runini mu rusobe rw'ibinyabuzima. Nubwo ari duto niyo soko y'ibiryo by'amafi, ibifi binini, penguine ndetse n'ibindi binyabuzima byinshi. Kuba tubasha kubaho muri ayo mazi akonje gutyo ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora kwihuza n'ibidukikije. Ibi byose bitwereka ko Antarctica atari ubutayu bw'urubura gusa, ahubwo ko ari laboratoire karemano yerekana ubushobozi budasanzwe bw'ubuzima. Buri kinyabuzima gisangwa muri Antarctica gitanga isomo rikomeye, byerekana ko hari ibinyabuzima bishobora kwiremamo uburyo budasanzwe bwo kwirwanaho ndetse no kubaho ahantu hagoye. Byerekana ko umubiri ufite imbaraga zidasanzwe zo kwirwanaho. Iyo uhuye n'imbogamizi zikomeye ushobora kuvumbura ibisubizo bitangaje kandi birenze uko umuntu yabitekereza. Buri mwaka urubura rwo muri Antarctica rugenda rushonga buhoro buhoro kubera imihindagurikire y'ikirere. Ibyo bituma abashakashatsi bavumbura ahantu hashya, imisozi yari itaraboneka ndetse n'ibimenyetso byerekana amateka ya kera y'isi. Uyu munsi abantu ntibagifata Antarctica nk'ubutayu bw'urubura gusa, bayibona nk'isomero rinini cyane ndetse ribitse amateka y'isi, aho buri rubura, buri rutare ndetse na buri kiyaga cyihishe munsi y'ubutaka bishobora kuba bifite inkuru itaravugwa. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bikomeje kohereza abahanga n'ibikoresho bigezweho kugira ngo bikomeze gusobanukirwa uwo mugabane. Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, naho nge ndi Turatsinze Dominique. Niba wakunze iyi documentaire ntibibagirwe gukanda subscribe, like no gusangiza abandi. Ijwi ryacu ryumvikanire hiryo nino. Murakoze, murakarama.